Bakunzi b'Impirimbanyi TV, bongeye kubasuhuza muri aka kanya kuri iyi tariki. Uyu munsi ni isabato, tugashimira n'abantu bizihiza isabato. Muraba agaciro, muraba kubahwa, kandi Imana y'amahoro ibahe umugisha. Imbere yanyu rero twakiriye umutumirwa. Ni karibu ku Impirimbanyi TV. Star. Gira icyo ubwira abakunzi bawe rero bategereje kumva icyo ubabwira. Hari byinshi wabateguriye. Ese ni ibiki? Hari ikiganiro cyatambutse ejo ku kijyanye n'inkongi z'umuriro ziba kuri bamwe na bamwe mu Rwanda. Warabivuze, umaze kubivuga abantu benshi babitangaho ibitekerezo, baravuga ati ariko kuki mwibagirwa ko abantu bajyanywe mu Busanza bari kubarunda hamwe kugira ngo bazafate imiriro n'ubundi bayice, babone uko bica abantu bari muri iyo midugudu. Uwo muntu uramubwira iki? Ari kubikinisha se, yagize ngo ntibizaba. Uwo badashaka baramutwikira. Iyo badatwitse ibyiwe ari gucuruza, batwika ibye mu nzu. N'inzu ye bakayitwika. Batwitse urimo nyine, ubwo urumva nawe urashye tayari, ubusa burahumura. Ubwo rero hari byinshi byo kuvuga birahari, twagombye kwicara tukavugaho. Ngewe nafashe umwanya ejo ntekereza iki kiganiro wakoze, noneho nza gusanga ni byinshi byo kuvuga kandi ku bijyanye n'inkongi. Ubundi barareba bakareba ukuntu ucuruza, bamara kureba ukuntu ucuruza barangiza bakagutwikira inzu batitaye ku ngaruka ziri buze kuvuka. Ubundi hasigaye barangiza iyo babikoze baragenda bakabeshya ngo newasa ngo ni impanuka ngo yabaye ngo yayiwasa. Ngewe nkibaza, ese impanuka iba yabaye ikaba imodokari ya polisi iri hafi aho ngaho, abantu bazabicunge neza, babigenzure, bamenye ngo inkongi y'umuriro iza ku muryango w'umuntu umwe uri hagati y'abandi. Kizimyamwoto ya polisi iri aho ngaho, baba bayitumiye ngo ize guhagarara hafi aho. Muzabicunge, mubigenzure, mubirebe. Nge nabicunze umwanya munini. Biriya bintu ni ibintu bategura ku muntu badashaka, urimo azamura agatwe ubereka ko hari icyo ushaka kugeraho, bakavuga bati sha twakubonye. Bagategura n'uzaza kumutwikira, bikarangira n'ikamyo ikaba iri hafi aho, n'ikamyo iri hafi aho kugira ngo ize kuzimya inkongi zidafata abandi nyine aho bashaka begushya, ariko wa wundi badashaka ibyo bishye bikongoke. Hari umugambi muremure. Ndakubwiye ngo narabyitegereje umwanya munini. Bakunzi b'Impirimbanyi TV rero murabyumva, ni ikibazo gikomeye cyane. Niba dufite ubuyobozi bumeze gutyo bukabasha gutegura gahunda yo gutwikira abandi ibintu byabo bakabitwika, kandi bavuga ngo hariho umutekano ngo w'ibintu n'abantu. Ariko abantu badakangutse, abantu basinziriye, nibo bazajya bagira gute? Nibo bazajya bahura n'ibyo biza bizajya biza nyine, dore ko babyise ngo ni ibiza. Ngo ibiza, ukumva bari kuvuga ngo ibiza, ariko nyine biza umuntu nyirabyo atabyiteguye, ariko bene kubitegura baba babiteguye. Rero abantu nibakanguke, babe maso, bamenye ngo hari imiteguro itegurwa yo kubagirira nabi. Ntago uzambwira ngo umuntu inzu irahiye, umuntu aparitse hafi aho aze guhita azimya inzu.
uwo muntu aba yaje ate? aba afite jomeri se yo kumenya ibigiye kuba. babimenye, babishyire mu mutwe, babitekerezeho, babyigeho, babikurure, babyumve. kandi noneho ikintu hera kwibaza, reba imodokari ya polisi, ziriya modokari ziriya zizimya za kizimyamwoto, uzi ahantu ziba ziri ku Kacyiru. kandi kuva ku Kacyiru gushyika mu mujyi, imodokari yirukanze ni iminota 10, sibyo? kandi noneho reba imodokari ziba ziri mu muhanda ukuntu ziba zimeze, ambutiyaje yonyine ibiri mu muhanda. Reka twemere ko ari iya polisi da, mu minota 10 ni gute imodokari ibasha inkongi ishobora kuba ikaba mu mujyi wa Kigali, imodokari iri ku Kacyiru, bagahamagara bati dore hano harahiye, mu kanya gatoya imodokari mu minota 2 ikabigeza aho ngaho. Ese ibyo bintu biba biteguye gute? Bazabikoremo ubushakashatsi, ngewe ndabibabwiye. Bazabikoremo ubushakashatsi kandi abantu bagihumirije. Nishaka mumenye amacabiranye ari muri aba bantu. Aba bantu nta cyiza na kimwe bifuriza abanyarwanda, nta cyiza na kimwe. Ubwo bamwe bavuga ngo babagejeje ku iterambere, nyine reka ushime iryo terambere. Iryo terambere rishime rwose, ryarakugezeho, wowe ubwo ufite icyo wahaye Imana kugira ngo abo bantu bagukunde, n'iryo terambere uribone. ariko noneho ndagira ngo mbabwire, aba bantu nabonye umugambi w'aba bantu ni muremure. ye ntago ndaganira, ndakora ibiganiro byinshi ngo mbabwire ibintu byinshi nagiye mbona, ndebesha amaso yanjye, apana ibyo bambwiye. ibyo warebesheje amaso, buri nicyo kintu umuntu aba akeneye. Ibyo niboneye n'amaso yanjye. Bagize gutya baranyambura ndi mu mujyi wa Kigali, baratwambura, baraducucura, mfatiraho njya mu cyaro aho twari dutuye, nawe urahazi. Urabara mu Bugesera? Ngezeyo ngo abana mbajyanye mu ishuri ngo ritishyura, ngo ry'ubuntu. Ariko koko ni iry'ubuntu, iry'ubuntu pe. Ishuri ujyanamo umwana akiga umwaka 2, 3. uzi ikintu cyantangaje? Nagiye gusura abana ku ishuri, abana banjye bari bageze mu mwaka wa 4, ariko ntibigaga ahantu hamwe. Ngeze mu ishuri, mwarimu aranyakira, ndinjira. Maze kwinjira, mwarimu ubwo yari ari kugenda abaza abana ati wowe uzaba iki? Ibaza umwana uri mu mwaka wa 4, ni umwana uba ufite ubwenge, ni umwana uba usobanutse. Bahereye ku kana kari kicaye ku ntebe ya mbere. Uzi ko abana bakunda kwicara ku mwanya wa mbere baba ari abahanga. Akana kashubije mwarimu akabajije ngo uzaba iki? Ngewe nzaba imbwa. Agiye ku wa 2 aramubwira ngo nge nzaba umukozi wo mu rugo. Agiye ku wa 3 aramubwira ati nge nzaba umushumba. Umushumba w'inka ze? Niba ari uw'inka, niba ari uw'ihene, niba ari uw'imbwa, ntumbaze. Yageze ku wanjye yari yicaye ku ntebe ya 2, amubajije ati uzaba iki Frank? Ati ngewe icyo nzaba ni Imana ikizi. Nuko umwana yamushubije. Akomereza ku bandi, ariko wumvise ibisubizo abo bana basubiza. Ni abana biga mu ishuri ry'ubuntu nyine, nta muntu ubitaho, nta muntu ubakurikirana. Abarimu babo rimwe na rimwe babasiga mu ishuri bakajya kubagara ibishyimbo cyangwa gutera intabire. Abana bakarwana bakiruka mu mashuri. Hazagira umuntu ngira ku kigo hariya Mutwe Impara, amashuri yaho ntagira inzugi. Abanyeshuri reka da, abanyeshuri bakinira mu ishuri y'abarimu babasize, bakazikuraho n'amadirishya. Bakirukanka bagakubitaho ibyugi bakakuraho amadirishya n'inzugi. Ngubwo uburezi rero, bamwe baratoneshejwe nyine
nk'uko bamwe bivugira bati nta cyiza mwebwe mubona muvuga kuri FPR yabagejejeho, reka da ntacyo nzavuga kuko ntacyo nzi, ariko mbaye nkizi nanjye sinagihisha nakivuga. Ibazaho umwana wiga mu mwaka wa 4 ufite ubwenge, ahandi n'uwo muri garidiyene abaza ubwenge, kuko ntabwo wabaza uwo mwana ngo uzaba iki ngo akubwire ko azaba imbwa. Birababaje, biteye agahinda. Njye nahavuye nshaka kurira, umwana kugeza aho ndibaza ati nti nk'uyu mwana wanjye yiga muri iri shuri ngo azamenye mwiki. Rimwe ugasanga batahanye ibisebe, barwanye. Abarimu kandi bagerageza kuba bahari babareba, bararwana bakabihorera, ngo nibarwane ngo uneshe undi amureke, nuko bakabashyigikira. nta bana bameze nk'inka za zindi zirwanira. Ubwo rero abamutwe impara mubyumve, mwumve ko muneguwe hakiri kare. Ubwo niba mwisubireho, ubwo ndabara abarimu baho mutabana mukabata mu ishuri, mwarangiza mukajya kugira gute, mukajya kwibagarira imyaka mwibagiwe icyabagenzaga, niba ari uburezi mukananirwa kubuha abo mugomba kubaha. Ibyo rero nabyo abantu bamenye ko n'uburezi bwabwo ari ikibazo, ikibazo gikomeye. Kandi abana bari aho hantu, nzababwira ibintu nagiye mbona, abana bari aho hantu. Abakunzi rero b'Impirimbanyi TV mwese murabyumva, ni ikintu gikomeye. Rero komeza unasubirizeho umuntu wavuze ati izi nkongi ziba zateguwe koko, niko biba bimeze. Kandi noneho hari n'impungenge avuga ati nk'abantu bavuye hariya muri Kangondo bakajyanwa i Busanza, ati mu minsi mike muraje mwumve batwitse ziriya nzu, abaturage bahiremo bavuge ngo ni ikibazo cya Iwasa. Urabivuga iki? Barye bari menge, kuko nta kuntu umuntu yagufata ngo ajye kukubakira. Ufite ubwenge, uri umuntu w'umugabo ufite ubwenge, wari wariyubakiye, ariko ko atakubakiye mbere, ko badafasha abantu b'urubyiruko bagenda birirwa mu muhanda bameze nka za mayibobo. Barubakira umugore n'umugabo bafite ubwenge, bafite ibitekerezo, banashoboye no gukora. Izo mpuhwe n'iziki? Mbere batangiye bavuga ngo bagiye kubakira abasigajwe inyuma n'amateka. Barabubakiye se? Hari ahantu babubakiye, ariko nabo numvaga bataka ngo inzu ziri kubahirima n'inzara. Umuntu akubwira ati jyewe nibwo tubasha kwishyira mu nzu nziza, nta biryo mfite, birutwa nuko naba mu nzu ariko naba mu nzu y'umwobo ariko nari. Icyo bashaka nyine nicyo, ni nacyo bashaka gukorera bariya ba Kangondo bimuye hariya. Ubundi ni ukugira ngo bajye kubicisha inzara hariya. N'ibinarimba bakoresha impanuka bati rwose, ati Iwasa rwose yagize ibibazo, inzu zirahiye kubera ko zegeranye, kubera ko ari amataje, ati inzu zirahiye mutabare. Bibe birarangiye, filime yizinga. Hari umuntu wambwiye ngo hariya ahantu bubatse hariya ngo harimo ariya mazu, ngo buriya ngo yubatse ku kintu cy'ikibombe, ngo bashobora kuzaturitsa umunsi umwe ukabona hose bose barahiye. Abari muri Kango, abimuwe muri Kangondo bose barimo hari bagapfa umusubirizo. Uwo wabikubwiye sinzi niba yarabipimye, icyo cyo ntago nagishingaho intuza, ariko kubera ko bafite ubugome butangaje, mbese ubugome bwabo buvanze n'amacabiranya, bashobora kubikora. Ariko nanone sindi kubibashinja, kubera ko sinabashinja ngo icyo kibombe kirimo. Icyo mbabwira cyo ni inkongi kandi zigaragara abantu babona. Reba nko mu gihe cyuma yajyaga gukora inkuru muntu ze mu agakinjiro kari gushya, sibyo? Kubera ko hari abantu bishyize hamwe bakagenda bagacuruza imbaho, bikarangira kubera ko badashaka abo bantu bakora, barangiza bagatwika izo mbaho.
n'amamashini yabo bakayatwika. Ibyo byose biragaragara rero. Abatabona rero ntibamenye neza uko ibintu bimeze, barananizwa cyane cyane bagendeye ku bwoko ngo bw'abahutu. Ibi bintu urabivuga iki? Abahutu bo bahuye na hora, bonyine babakorera ibigaragara, ariko ntuze kwibagirwa ko inyuma iyo ngiyo n'abatutsi barahonyorwa, ariko abahutu babakorera ibiri ku karubanda, umugaragara izuba ukajya kumva ngo inzu ya etaje runaka ngo irahiye, ngo kandi wajya gusoma izina ugasanga ni izina ry'umuntu wabafashije kugera ku butegetsi. ese she nkubwire yuko ubutegetsi buriho mu Rwanda butarobanura ngo buvuge ngo tugiye kugirira nabi abahutu gusa. Ay'abatwa Tiriberi, amakuru mfite ni musaza wa Jeannette. Reba uko bamubwera bweza, reba uko imitungo ye bayifashe. Harya ni umuhutu yakabaye afite ubumwe nabo, ntiyakabanye nabo akicara mu mitungo ye mu ma etaje ye hariya, ariko imitungo ye barayimunyaze, yaraburanye arabatsinda. Ubuse yataha agatwe bahita bagakura, nta mikino, ntago bakina. Rero umuntu utekereza yuko FPR izamugirira impuhwe, harimo abayobozi bashyize ku ibere b'abahutu, mukandamiza bene wanyu. Ubwo se si nk'aba Bamporiki? Ariko shaho reka nkubwire, wowe urimo unyumva aka kanya, Bamporiki mwihorere, ibyo bamuhora bizamugeraho, mwihorere. Reka nkubwire wowe aka kanya wumva ugomba kurenganya abaturage, ukumva ngo uri ku ibere, bizakugaruka. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, bacure bufuni buhoro, ariko igihembo cya finari yawe bazagukubita agafuni. Urumva? Wagiye ku buyobozi, uri umuhutu, baragushonyagiza erererere, ariko bazakwica rimwe gusa, pana kabiri. Hari uwavuze ngo hari umuntu wigeze kuvuga kuri ruriya rugendo rwa David Ndahiro, bavuga ngo ni Kagame, bagira gutya bafata umuntu bita ngo minisitiri ngo w'ubutegetsi bw'igihugu, baramukurura, yari yegereye uwo bita Kagame, birangira abantu bavuze bati ni gute umuntu ashobora kuvuga ngo ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, yarangiza akagenda akabuzwa uburenganzira bwo kugendana n'umukuru w'igihugu. Bariya babashyize imbere nyine, ariko baba bagira ngo banabereke ko nta gaciro. Yagukuruye nyine, wamugira utese? Ahagarikiwe n'ingwa agomba kuvoma, nashaka gukurura gukubite hasi, nta tegeko rimuhana, ko bahawe n'iryo kurasa abantu ku manywa y'ihangu, bararasa nta kibazo. Aho kugira ngo bafate wa wundi warashe umuntu, barafunga uwabitangaje ko umuntu yarashwe, ndetse n'umuryango w'uwo muntu barashe nabo bakabafunga, ari mu rwego rwo kubazibya. Nturebe ukuntu bafunze Cyuma yakoze inkuru y'umuntu polisi yarasiye ubusa. Buriya se bari bakwiye kumufunga, cyangwa bari bakwiye guhana uwo mupolisi urasa abantu? Ko bavuga ko igihano cy'urupfu mu Rwanda cyavuyeho, iryo rasa ry'abantu barikuye bafite ngenda cyababwira. Reka gusa ikiganiro cyacu tukigarukiriza ahangaha, ariko mfite byinshi byo kubabwira. Nge nagiye mbona n'amaso yanjye, apana ibyo nabwiwe, nzababwira ibyo nabonye. Bakunzi b'Impirimbanyi TV, ikiganiro cyacu ni ahangaha tukisoreje. Ubwo ibindi ni mu bindi biganiro birimo gutegurwa, kandi ni ukuri Imana y'amahoro ibaho umugisha. Sinzi niba wababwira nomero yawe. Nomero yanjye ni 078 40 93 29. Sawa, urakoze cyane rero. Ubundi hasigaye mutere inkunga Impirimbanyi TV,
ubundi muramukoze kandi ni ukuri pe, ni byinshi byo kuvuga kandi birahari. Murakoze cyane. bayi. Bye.